akifuza bikanga. Ni umunota umwe binjiye mu kibuga, yamara bari gitangira ako kanya tayari umukinnyi akaba arananiwe, abasirikare b'umubiri bakaba baramushira kabaguye kawo. Akenshi rero usanga bikunda kuva kuri izo ngaruka zo kwikinisha, ugasanga umuntu ikigo Rukago Medicine ni ikigo gitanga serivisi nyinshi zitandukanye, ariko nyinshi zibanda ku buzima, ariko kandi twifashishije ibimera karemano, ibyo dukoresha Imana yarabiremye kugira ngo tubikoreshe. N'abantu rero bakwiye gusobanukirwa impamvu z'ibimera, kandi tukamenya ko ari n'ubuzima, kubera ko bisi icyatsi kandi icyatsi gisobanura ubuzima muri rusange. Ikigo Rukago Medicine rero giherereye hano Kicukiro Sonatube, urenze gatoya kuri kaminuza ya UTB. Zimwe muri serivisi zihatangirwa harimo serivisi zitandukanye, ariko zose zibanda ku buzima. Si izo gusa, kuko tugira na serivisi z'amahugurwa ku bashaka kwiteza imbere, cyane cyane twibanda ku rubyiruko. Iki kigo kandi rero kikaba gitanga serivisi ndetse kigatanga produit ku bufasha abantu bagiye bakeneye, bagiye batandukanye. Abantu rero bafite ibibazo byinshi bitandukanye, niyo mpamvu twahisemo kugira ngo tuze hano tubibasobanurire bimwe muri ibyo bibazo, ndetse na zimwe muri serivisi ari nazo serivisi dutanga hanini. Higanjemo izerekeranye n'umubiri muri rusange, kuko umubiri uratugora, ariko kandi ushobora no gufashwa bitewe n'abagufashije, ukamenya ko uri buze kumererwa neza. Zimwe muri izo serivisi rero dutanga, hari abantu tuzi neza ko bafite ibibazo bitandukanye, ariko bakaba baragiye banyura ahantu henshi babaza bati ese twafashwa dute, byagenda gute? Ariko muri rusange tujya tubamara impungenge ko mu kigo Rukago Medicine ibyo bibazo byabo bishobora kuhakemukira. Bimwe muri ibyo bibazo rero harimo twibanda cyane, nk'uko nabivuze ko twibanda ku rubyiruko. Hari urubyiruko rwo muri iyi minsi, baba abakobwa ndetse n'abahungu, usanga ahanini baragiye bishyira cyangwa se binjira mu ngeso itari nziza, ingeso yo kwikinisha. Baba abakobwa cyangwa se abahungu, ibyo bintu barabigira. Kwikinisha rero umuntu ashaka kwibaza ati se muganga kuvuga kwikinisha ubundi ni iki? Kwikinisha ni igihe umuntu ashobora gutekereza cyangwa se agakora akoresheje bimwe mu bice by'umubiri we, yikora ku myanya ye ishobora kuba gukururwa cyane n'amarangamutima, yarangiza akagera igihe agera kuri bya byishimo bye bya nyuma, ariko muri rusange nta muntu bigeze babonana. Ararangiza se neza ku buryo nyine aba yumva anyuzwe? Ubundi abenshi hari abatarangiza, hari n'abarangiza, biterwa nk'uko umuntu nyine yabikoze. Urugero nk'abasore, abahungu cyangwa se abagabo, muri rusange igitsina gabo, usanga ahanini aricyo gihura n'ibyo bibazo cyane byo kwikinisha, bitewe n'uko aribo bakunda kugira ubushake cyane bwo kubonana n'abadamu, kandi muri make ugasanga ntabwo ari biba kenshi, ariko badafite ayo mahirwe yo kubasha kuza kubonana n'abo bagore. Rero usanga kenshi yaryamye, yatekereza, yari muri dushe, yabyutse se, ibyo abanyarwanda muri rusange bita gushyukwa, agashyukwa, umutima w'ukanga rero akagerageza gufata intoki ze akazijyana mu myanya ye y'ibanga, akayikorakora, ugasanga ararangije. Ku bahungu bikunda kubaho kenshi. Icyo gihe ngewe ukuntu ndi kubiteka, ntekereza ko byose bihera mu bwonko. Mwebwe iyo mugiye kuvura muhera he? Twebwe rero iyo tugiye kuvura dufite ibyuma bigiye bitandukanye bisuzuma umuntu, yaba mu mutwe no mu bindi bice ibyo ari byo byose turahareba, tukagerageza tukareba uyu muntu ese niki gishobora kumutera kwikinisha, ese noneho nimba yarabikoze hari ingaruka bimugiraho. Usanga benshi rero zimwe mu ngaruka zibabaho kenshi ziba zinafitanye isano, abantu benshi usanga bazihuriraho. Nko ku bagabo, nakomeje kwibanda ku bagabo cyane, usanga bahura n'ikibazo cyo kurangiza vuba, ugasanga arabonana n'umudamu we, ariko kugira ngo amugerere hahandi yifuza bikanga. Ni umunota umwe binjiye mu kibuga, yamara bari gitangira ako kanya tayari umukinnyi akaba arananiwe, abasirikare b'umubiri bakaba baramushira kabaguye kawo. Akenshi rero usanga bikunda kuva kuri izo ngaruka zo kwikinisha, ugasanga umuntu yari umugabo asanzwe afite ibitekerezo, ariko ugasanga aragenda atekereza noneho cyane, asubira inyuma cyane mu bitekerezo. Abo ni abagabo bafite n'abadamu ndetse bafite n'inshingano, ariko noneho abasore
reka ngaruke ku rubyiruko muri rusange. Usanga umuntu atakigira gahunda, yibagirwa vuba se, ugasanga umuntu yaragiye arananuka. Rero hari n'indi ngaruka y'ingenzi ku bagabo cyangwa se ku bahungu, yaba ari umusore muto cyangwa se n'ukuze, kugira imyanya y'ibanga ye ugasanga yaragabanutse mu ngano ndetse no mu bunini. Ibyo bintu rero hari ukuntu tugenda dufasha abantu, tugira produit zibafasha izo ngaruka zo kwikinisha zikagenda zigakurwaho. Si ibyo gusa rero, hari abadamu bagenda bahura n'ibibazo byo kutabyara. Kenshi kutabyara hari igihe umuntu aba ingumba cyangwa se akagira ikibazo cyo kutabyara atari uko adafite impamvu zatuma abyara, ahubwo noneho ubuzima bwe rusange, ibintu yagiye anyuramo, uko kwikinisha, kurwara indwara z'imibonano mpuzabitsina ntabashe kuzivuza neza. Ibyo rero tugenda tubikurikirana. Abantu usanga batabyara cyangwa se bafite ikibazo cy'ubugumba, kandi wenda akanakubwira ati njye nigeze kubyara ariko iyi saha ntabwo bishoboka ko nabyara. Izo rero ni serivisi muri rusange tugenda dutanga. Si izo gusa rero, hari ubujyanama mu byerekeranye n'imirire, hakaba ubujyanama mu byerekeranye n'abubatse bashakanye, usanga ingo zarananiye ariko muri rusange ari ukubera kutumvikana no kutumva ibintu kimwe. Ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kubatera nk'akabariro nk'iminota 2 yenda bitewe no kuba yarikinishije, ariko mwamuvura akabona challenge. Ese bihinduka mu gihe kingana gute kugira ngo byibura abone ko we ameze neza yakize? Iminsi 4 yonyine uvuye umaze gufata produit zacu, twebwe tuguha icyizere cyangwa se garanti yuko uraba wakize. Ahubwo ushobora kwibaza uti ese ubundi umugabo urangiza vuba n'uwuhe, ese utinda n'uwuhe? Ubundi mu byerekeranye n'ubumenyamuntu cyangwa se na biology, abize biology barabizi, umuntu uri normal cyangwa se muzima nibura bagomba gutera akabariro hagati y'iminota 7 n'iminota 15. Ubwo ni ibyo bita amaturu. Ubwo ni turu ya mbere, ni turu ya kabiri. Ndabasobanura neza ko ni iminota umuntu ashobora kumara abonana n'uwo bashakanye. Wenda turabizi kubera ifemba n'amashyushyu menshi umugabo agira iyo agiye kubonana n'uwo bashakanye, bwa mbere cyangwa se igice cya mbere gishobora kutagenda uko abyifuza, ariko igice cya kabiri nibura umudamu wawe kugira ngo agere kuri bya byishimo bye yifuza, nuko nibura uba wageze hagati y'iminota 7 na 15. Ibindi byose akubwira ugeze kuri 5 kuri 3 aba akubeshye. Burya ashobora guca inyuma akajya kureba nk'ahandi hantu bari buze kumukorera iyo 15 cyangwa se 7. Umuntu rero agomba kuba maso akamenya neza isi iyo minota 7 nshobora kuyisiporta. Ese niba nshobora kuyisiporta umudamu wanjye we yageze kuri bya byishimo bye byo kundumva. Icyo kintu rero abantu bakagenda babimenya neza, bakabisobanukirwa. Izo ziri muri serivisi rero dutanga, bw'ubwo bujyanama, yaba amaproduit ashobora kongera iyo minota ariko mu buryo buri naturel cyangwa se mu buryo karemano, kuko twifashisha ibimera, ntabwo tugira produit chimique cyangwa se produit zishobora gutuma umuntu agira ibindi bibazo by'ubuzima. Ikibazo ugiye nakwibariza ni ukuvuga ngo umugore ashobora kuba afite ikibazo cy'umugabo. Ese iyo aje ahangaha nta pfunwe bafite avuga ati ese ibi bintu abantu ntibabashe kuba babyumva biragenda bite? Ese mwebwe mubasha kubiprotecta gute, kurinda ibanga gute, ku buryo ese ashobora kuza umugabo ashobora kuza umugore ntamenye ko yaje, cyangwa umugore akaza umugabo we ntamenye ko yaje? Mubigenza mute? Muri kariyeri rero y'ubuvuzi muri rusange cyangwa se gufasha abafite ibibazo cyane cyane byerekeye by'uburwayi, habamo ibanga rikomeye cyane. Wowe wafashije umuntu ntabwo ari ngombwa kubwira undi niyo yaba ari umugabo we, nubwo basa nkaho bavanze amaraso, ariko ntabwo ari ngombwa kujya kumubwira ibibazo bya mugenzi we, keretse gusa iyo babyemeranyijweho. Naho iyo batabyemeranijweho buri umwe umubikira ibanga rye uko rikwiye. Ibanga rero uribika bitewe n'uburyo mwavuganye, ndetse tugira n'amamashini afite uburinzi bukomeye cyane undi adashobora kuza ngo aze yanakwinjirira ageremo. Bibika ayo mabanga ku buryo n'ubutaha yagarutse ubasha kurebera wa muntu yari afite ikihe kibazo, ese wamufasha iki kuri iyi saha, noneho akeneye iki. Ibyo rero nabyo na kandi kantu kiyongera kuri serivisi dutanga. Ubwo serivisi nayo y'ibanga muri rusange ku mafaranga. Noneho amafaranga rero twebwe waduhaye inkoni cyangwa se
waduhaye watwinjije muri kariyeri y'ubuvuzi gakondo ntabwo yatubwiye guca amafaranga abanyarwanda benshi, ahubwo yaduhaye impano yo kuvura, atumurikira inkoni ye, aravuga ati bana banjye nimugende muvure abanyarwanda bakire. we wabikuye hehe wundi kugira ibintu byo kubyumva? Ahantu nabikuye urabaza n'umuvandimwe wanjye turi kumwe ngo muzehe Rwankomokomo. twebwe dufite umusaza wacu ni sogokuru, ni sokuru, arashaje, turi abahungu be, yitwa benshi bakunda kumwumva kuri radiyo, yitwa muzehe Rwankomokomo. we data utubyara niwe wanaduhaye, nawe ubushobozi afite n'ubumenyi afite yabukomoye kuri se, nawe arabyara. Rero twe turi abahungu be, yaduhaye iyo nkoni y'ubushumba ariko nabyita, ari mu marembera, yaduhaye iyo nkoni. Rero aratubwira ati bana banjye nimugende muvure abanyarwanda, mutandukane na ba bandi babeshya abanyarwanda, muca amafaranga make yo gutanga serivisi, ariko kandi umuntu abanza akire mbere y'uko yishyura. tugira rero hari amafaranga ya serivisi birumvikana umuntu agomba gutanga kugira ngo atangire yinjire muri serivisi. Usanga akenshi nta nubwo ari menshi, ni 5,000 gusa, umuntu akaza agafashwa akavurwa agakira, produit zose akazihabwa kuri ayo mafaranga bitewe n'ikibazo afite. Hari abagabo rero cyangwa se n'abadamu, navuze ku cyo kwikinisha nirengagiza abakobwa, nabo barabigira. Hari n'abakobwa rero bagira ibibazo bitandukanye. Umukobwa ugasanga ajya mu mihango ikamara ibyumweru 3, akayivamo icyo gihe akahita ajya mu yindi, ugasanga umwana w'umukobwa aribwa cyane yari mu mihango. Ibyo bintu byose rero dufite amakuru abafasha, akabahereza ndetse n'umurongo ngenerwaho imisemburo bikagaruka ku murongo. Si ibyo gusa rero, hari n'abandi abakobwa usanga n'abadamu muri rusange nabo reka tujye dukome urusyo ariko dukome n'ingasire. Yega abagabo bose ntabwo ariko bahurira ku kibazo cyo kurangiza vuba cyangwa cyo kudatera akabariro ko abadamu babyifuza, ariko hari n'abadamu none nakwita ko batanyurwa ariko n'abatari ubushake bwabo, ahubwo ari ibibazo by'imibiri ndetse n'ibisemburo imwe n'imwe iba yaragiye isa nkaho igabanuka, n'amatrompe cyangwa se imwe mu miyoboro iba mu myanya myibarukiro yabo igenda itamera neza bitewe n'uburwayi butandukanye, indwara zo ziterwa n'imibonano mpuzabitsina cyangwa se mu matuwarete bagenda bicaramo. Aho ngaho ndavuga nka za telefonasi, imitezi, ugasanga umubyeyi yaragiye agira ibibyimba muri nyababyeyi. Ibyo byose ni ibintu twibandaho iyo tugiye gufata umuntu ibizamini, tukareba impamvu zishobora gutuma noneho nawe adashimisha umugabo. Mu buryo bwo gushimisha umugabo rero abadamu bagira si bwinshi cyane, ahubwo usanga abagabo muri rusange bavuga bati uyu mudamu utaranyuze kwa Nyiransibuye babanze amuhereze kuri bya bindi twita amavangingo, ubu ntabwo ari umudamu wanjye. Ugasanga umugabo arihiringa imiti ibaye 30, ariko umudamu ntabashe kugera kuri cya kintu. Hari n'umudamu rero ukubwira ati se muganga ko banumva agera ndi kubona n'umugabo wanjye biba biri hafi, ariko ubu ni nkakomeza ariko kubibona mwamfashe. Abo bantu rero abadamu n'abakobwa bariho cyane, abo rero tubafasha kubasuzuma tukareba ntabwo bidashobora kuba bigenda neza, tukaba arizo twitaho. Ubundi mu minsi 3 gusa akaba ari barahereza umugabo ibyishimo uko bikwiye. Si ibyo gusa rero, hari abantu bagira ibibazo by'inzoka ya amibe dukunda kumva abantu benshi bayivuga, ariko iyo wumva bayivuga tugerageze ushake no kwisobanukirwa. Nushaka kwisobanukirwa rero unyarukire mu kigo Rugahago Medicine, dukorera hano Sonatube. bababona gute? Nomero biki byose ibyerekeranye rero nuko batubona, dukoresha nomero de telefone cyangwa se telefone zigendanwa. Udushaka yatubona ku murongo wa MTN wa 0788 96 13 41 0788 96 13 41. Uwo ni umurongo wa MTN abantu bashobora kudushakiraho ku rubuga nkoranyambaga rwamaze kugera ku isi ariko WhatsApp. Umuntu yaba uri Rwatamasindi, yaba uri mu Rwanda, yaba uri mu mujyi wa Kigali, yaba uri mu ntara, bose bagenda batwandikira kandi tukabasubiza mu gihe gito. Si ibyo gusa rero, dufite na nimero ya Tigo ku bakoresha umurongo wa Airtel Tigo, ni 07 26 07 28
gatatu gatandatu zo n'eshatu zihera. Ongera. Uvuga ngo ni 07 26 07 3 6 umurongo watigwa abantu bagenda badushakiraho umunsi ku wundi. Ubwo kuva nkuvuze gutyo rero wa muntu wikinishije biramugoye kwita ufata, ariko yaza tukamuhereza kuri produit dutanga nawe akamererwa neza, akabasha gufata nk'abandi, umwana akajya ku ishuri akabasha gufata amasomo nk'abandi bana.